tugufitiye inkuru nziza igarura umuneza, imitima ishavuye igasubizwa imbaraga uwabogozaga. Inshuti zanjye bavandimwe nkunda cyane, nongeye kubasuhuza aho muri hose, mbifuriza kugubwa neza kandi mukagira n'ibihe byiza. Nitwa Ndayisaba Epimake, nongeye kugaruka kuri ya nsanganyamatsiko yacu twari twatangiye ubushize. Niyo nifuza ko dukomeza kandi tukayungurana ibitekerezo kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza, imyumvire tugenda tuyihindura gahoro gahoro. Nk'uko nkunda kubivuga, isi yacu twayigira nziza kuruta uko twayisanze. Ubushize rero twaganiraga ku bijyanye uko wabana n'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, ukabana nawe umufasha ariko nawe wifasha, kugira ngo imibereho ye igende neza ariko nawe imibereho yawe igende neza nk'igihe mubana, cyangwa se icyo wamufasha niyo mwaba mutabana igihe muhuye, kugira ngo umufashe muri situwasiyo yaba arimo, mu mimerere arimo, kugira ngo agubwe neza, ubuzima bumworohere. Ariko ku rundi ruhande nawe urusheho kugira ibyo wunguka bivuye kuri we, kuko burya kubana n'umuntu utabona, iyo wowe utabona bikungura ubwenge bwinshi cyane. Ibi ni ibintu bitahita byumvikana neza mbivuze gutyo, ariko wagize amahirwe yo kubana nawe nibwo wamenya neza ko kubana nawe bifite ikintu kinini cyane byakungura. Twari twasoreje rero ubushize tuvuga ku bijyanye n'imibanire yo mu rugo nk'igihe mubana, ibyo wakwitwararika kugira ngo umworohereze mu migenzereze ye ya buri munsi, ariko biri kumwe n'imibanire mufitanye nyine. Ubwo rero nashaka kujya uko tugira ku ntambwe yo kuba mukiri kumwe, ariko ku kijyanye ibyo bita adaptation ku bikorwa bimwe na bimwe byo mu mibereho ya buri munsi. Umuntu utabona, reka mpere kuri kano, niba mubanye cyangwa se mubana utamumenyereye agakenera kujya kuri toilette, ntabwo ahantu atamenyereye ari ahantu yahita yinjiramo byihuse nk'usanzwe ahagenda. Bisaba ngo ajyeyo abanze akore etude yaho, abanze ahige, noneho amenye n'uko azajya hitwara. Ariko nk'uko nabivuze, kwigisha umuntu utabona ntabwo ari ibintu bifata igihe kirekire. Biba bisaba ngo umwereke rimwe ryonyine, amenye inzira ijya kuri toilette, noneho anamenye uko iyo toilette iteye, amenye pozisiyo agomba kuba arimo igihe yayigiyemo, noneho bityo amenye uko azajya abyitwaramo kandi neza, bituma bimuhesha umutekano, nawe bikaguhesha umutekano. Hari abantu benshi rero batekereza ko toilette ku muntu utabona ari ibintu biba bikomeye cyane, bagatekereza ko umuntu utabona ashobora kujya kuri toilette akayisigaho umwanda. Nyamara burya biba ari ukwibeshya, kuko nk'uko nabivuze, umuntu utabona ni umuntu we uzi kwiyadaputa vuba vuba mu buryo bwihuse, ku buryo we yagiye kuri toilette bwa mbere byaba byiza umuherekeje, ukajya ukamwereka pozisiyo agomba kuba afite igihe ari kuyikoresha. Noneho icyo gihe iyo umweretse bwa mbere muri kumwe, yamaze gusobanukirwa uko iteye, ubwo kuri we biba bihagije, nta kindi aba agikeneye. Ejo cyangwa ejo bundi nakenera gusubirayo, bizaba bihagije ko azijyana, akamenya ko agomba kubahiriza ya pozisiyo wamwigishije, wamweretse. Kuri we bikaba bihagije ko atagomba no gusigaho umwanda. Nyamara utagize icyo wakwirengagiza, uzi neza uburyo toilette zisanzwe zihurirwaho n'abantu benshi, yaba ari izo kwa muganga se, yaba ari izo mu mashuri, yaba ari izo mu masoko. Utirengagije, uzi neza yuko ziriya toilette zikunze kuba zifite umwanda. Nyamara abazijyamo navuga ko ari 100% baba bareba, nta bumuga baba bafite. Ariko wakwibaza ngo niba se bareba, kuki bagenda bakazisigaho umwanda? Ahangaha ndashaka kuvuga yuko nubwo byabaho bikitwa ko ari ingorane umuntu utabona agize, akaba yayanduza, kuri wowe nta nubwo byakabaye igitangaza. Ahubwo byakabaye igitangaza ku muntu witwa ko areba, adafite ubumuga na gato,
ariko yajya kuri toilette akayanduza. Ubwo rero nawe utekereje neza wakumva icyo wabivugaho aho ngaho. Nyamara ngiye icyo naguhamiriza ni uko umuntu utabona iyo yaramutse yeretswe neza, kuko adaptation ye yihuta vuba, we nubwo yakora ikosa yarikora rimwe, ariko nabyo simpamya ko ari ibintu byapfa kubaho. Agomba kujyayo akabitunganya neza. Wowe ukibaza niba hari benshi bajya babivuga, yabona utambuka mu nzira bitewe n'ukuntu ababona ugenda, ukuntu uba wiyadabuta mu nzira unyuzamo rimwe kabiri gatatu, bitewe n'ukuntu uba warabimenyereye, waramenye n'ahantu hareka ikiziba, wahagera bakabona uragikatiye, wahagera ahantu hari umukuku, wahagera bakabona utarutse intambwe urawurenze, bakavuga ati se buriya ntarebamo gakeya, ese buriya ntabeshya. Nyamara burya ntabwo aba ari ukubeshya, ahubwo ni ya adaptation ndi kuvuga yihuta ku bantu batabona, kumenyera vuba ahantu anyuze rimwe kabiri. Aho ngaho icyo nashaka kuvuga ni icyo ngicyo, ko wamufasha wowe kumwerekera ubwa mbere, kuko icyo gihe azakora ibintu neza, azitwara neza, icyo azakora azagikora neza, nawe bikorohereze mu mibanire yawe nawe, bitume akazi katakuremera, mbese ntubibone nk'aho ari umutwaro ufite kuri we. Icyo nacyo wenda ubwo kirumvikanye, kirasobanutse. Noneho ubu ndumva nakurikizaho ku ibijyanye n'ubuzima busanzwe. Akenshi abantu batabona iyo bagenda mu nzira, agenda ubundi we azi neza aho ajya. Kariya gakoni mujya mubona agendana niko kamufasha kumva neza niba imbere aho agiye gukandagira nta mbogamizi ihari, niba ari icyobo se, niba ari ikintu giteretse mu nzira, niba ari ikintu gishinze mu nzira, yaba igiti cyangwa se inkingi iyo ari yo yose, mbese ikintu cyamubera imbogamizi icyo ari cyo cyose cyaba kiri imbere ye, iriya nkoni mujya mubona afite niyo kumwumvira niba imbere nta kintu cyamubere inkomyi yahura nacyo. Noneho yagikozaho inkoni akakibererekera, akanyura iburyo cyangwa se ibumoso. Ariko icyo nshaka kusa naho mbagira inama ni uko hari nk'ubwo umuntu utabona iyo agenda mu nzira, hari ubwo agera ahantu wenda hamuteye nk'urujijo, agasa n'uhagaze yibaza wenda aho ari bunyure, niba ari iburyo cyangwa ibumoso, ugasanga ariko wenda ntabwo ahise abona umuntu yiyaderesaho mu buryo bwihuse ngo amubaze, amufashe gusobanukirwa aho ari bunyure. Atari uko ya nkoni idafite akamaro, ya nkoni ntabwo ari iyo kubwira umuntu utabona inzira ari bunyuremo, kuko iriya nkoni yo akamaro kayo ni ukumwumvira, ahubwo niba imbere nta mbogamizi ihari mu migendere ye, yaba ari ugusitara, yaba ari ikintu yagonga. Ntabwo ariyo izamubwira ngo genda unyure iburyo niho hari inzira, genda unyure ibumoso niho hari inzira. Oya, aho ngaho iyo yagize ahantu hari urujijo, ashobora kuba yakwiyambaza umuntu ureba yumva hafi. Hari ubwo rero umuntu utabona iyo agenda gutyo, hafi hari nk'abantu, habura n'umwe wamwegera ngo amubaze atese urimo urajya he. Burya iyo bigeze nk'hariya, umuntu utabona aba akeneye support cyangwa se ubufasha cyangwa ubwunganizi bw'undi muntu, akaba yamubaza ati se uyu muhanda urerekeza he, iyi nzira se irerekeza he, mbese ubusobanuro bwari bwose n'undi muntu uretse n'utabona n'umuntu ureba nawe. Hari ubwo aba agenda mu nzira, yagira aho agera agahura n'imbogamizi, bigasaba ko yakenera ubwunganizi bw'undi muntu mu bijyanye no kumurangira amerekezo. Aho ngaho rero umuntu utabona aba akeneye ubwo bwunganizi, nk'uko nari mbivuze haruguru. Igihe umubonye wowe wamwegera ukamubaza se urerekeza hehe, ngo ngufashe kumenya inzira cyangwa se icyerekezo, kuko nubwo yaba atayobye wenda ari no mu nzira koko, ariko kuba unamwegereye hari icyo bimufasha we ubwe, hari ukundi kuntu bimuremamo ikintu cyo kumva yuko nibura hari umuntu uri kumureba, hari umuntu uri kumukurikirana, wenda ashobora kuba yakwiyambaza igihe byaba bibaye ngombwa. Kuko abantu benshi bajya bagira ikintu nakwita impungenge zo kumva ko niba umuntu utabona ari aho, ari umuntu batinye, batabasha kwisanzuraho, batabasha kubwira buri kimwe cyose, kumva ko naramuka akubajije ku bijyanye n'ubumuga bwawe ari nko kugukomeretsa, ari nko kugushinyagurira kwa.
ariko burya umuntu utabona, keretse wo bikimara kubaho vuba ariko bimaranye iminsi, we aba yariyakiriye, ahubwo ndetse byaba byiza umwegereye ukamuganiriza kugira ngo na za mpungenge ufite na ya myumvire wenda isa naho iba ikiri hasi, byafasha yuko muganiriye yahinduka. Ibyo utarasobanukirwa ku muntu ufite ubumuga bwo kutabona ukabisobanukirwa, byinshi abantu benshi baba batabisobanukiwe. Rero burya igihe umubonye ahantu ukamwegera ukamuganiriza, mukagirana icyo kiganiro kigufi, nawe hari uburyo bimufasha, hari uburyo yumva bikamufasha. Niba ari ubumenyi akabugusangiza, niba ari ubusobanuro runaka akabuguha, nawe ukamuganiriza, kuko urumva umuntu utabona hari ubwo ashobora kuba ahagararanye n'abandi, urugero nko mu cyapa, ukabona asa naho yabaye izore, ari wenyine, nta muntu umwegera wenda ngo amuganirize, amubwira ati bimeze gutya, ahantu duhagaze imodoka, wenda bakagirana ikiganiro, akajyana iyo interaction hamwe n'undi muntu bikamufasha. Ariko nawe mwaganira, burya uganira n'umuntu utabona, byanze bikunze iyo muganiriye ubura akantu nubwo kaba gatoya wamwungukiraho kujyanye n'imyumvire uba wari usanganywe. Rero icyo kintu cy'impungenge abantu bagira gishire, ntukumve yuko nugira ibyo umubaza uraba umushinyaguriye, uraba umukomerekeje, ahubwo ni byiza kuko nimuganira biragira icyo bikungura, biragira icyo bigufasha. Uramenya ngo umuntu utabona ni muntu ki, uramenya ngo umuntu utabona namufasha iki, uramenya ngo umuntu utabona twabana dute, icyo akeneye mu buzima ni ikihe, imbaraga ze zitangirira hehe zikarangirira he, ukamenya ubushobozi bwe. Buriya abantu batabona, abantu bagira ubushobozi bwinshi ariko budahita bumenyekana, keretse iyo ufashe igihe cyo kubana nawe cyangwa mukamarana igihe muganira, cyangwa se mugendana, cyangwa se mubana bisanzwe, cyangwa se munakorana. Kuko Imana burya yo iyi mibiri yacu yayihaye imbaraga nyinshi. Urugingo rumwe rupfuye, izindi ngingo zisigaye zisigara zikora umurimo rwa rugingo rwakoraga, ndetse imirimo igakorwa mu buryo burenze uko yakorwaga. Rero niyo mpamvu nari mvuze nti ubushobozi umuntu utabona aba afite bwinshi, ariko bidahita bigaragara keretse iyo ugerageje gufata umwanya ukabikurikirana mu gihe runaka. Rero izo mpungenge rwose zishire, igihe umuhuye umuganirize, igihe muhuye umubaze, muganire, mugirane icyo kiganiro, bigufashe kandi nawe bimufashe kumva ko atari wenyine. Kandi umuntu utabona aramuka anakoze ikosa runaka, wenda ari nk'ikintu yangije, yaba ari ikintu agonze, yaba ari ahantu akandagiye mu cyobo, cyangwa se ari ikiziba akandagiyemo, ntibibe nk'aho ubifashe nk'aho ari ishyano riguye, kuko ni agisida bagize, kandi agisida ifite ikintu kigaragara kiba cyayiteye. Ngira ngo mujya mubibona ko n'abantu badafite ubumuga bafite amaso yombi, hari ubwo abagenda ukabona arasitaye, hari ubwo abagenda ukabona agonganye n'undi muntu. Njye nabaha nk'urugero, umunsi umwe nkiga muri kaminuza, naragendaga mfite inkoni yanjye rwose, hari ku manywa y'ihangu saa sita z'amanywa, nari ngiye kurya, ndagenda ngeze hafi y'urwinjiriro, mpura n'umuntu arimo aragenda bisanzwe. Ubwo narimo ndagenda kuri tugendesha inkoni yacu, noneho mpura n'umuntu numva neza ko waturutse imbere yanjye, ngiye kumva numva inkoni arayikandagiye ihita iturika. Kuko hari ku manywa, ngewe byarandenze, nabuze icyo nkora, mbura icyo mvuga. Ariko nawe ntabwo yabikoze ku bushake, yari agisida. Ariko kubw'iyo skandari yari ibaye, akabona ko abikoreye umuntu utabona, kandi we yitwa ko areba, nawe byaramurenza buri icyo avuga, abura icyo akora, arahagarara gusa biramurenga. Njye icyo nakoze, ya nkoni yumva yari yavunitse, narunamye ndayitoragura, ndavuga ntigendere nawe si wowe. Mvuga gutyo birarangira, sinamenye n'ijwi rye kuko ntitwigeze tunavugana, byari byamurenze. Navuze nti burya iyi si ifite ibibazo byinshi, abantu ubona mu nzira bagenda, nyamara utazi ikibarimo, amahoro ntayo, badaguwe neza, bafite byinshi bibaremereye umutima, batabasha nabo ubwabo gusobanura. Iyo ni skandari yabaye, kandi byarabaye. Mbona yuko ari ibintu utabona uko usobanura, ari ibintu utabona uko uvuga, n'abari bari aho byose baratangaye, bibaza ibibaye nabo birabarenga. Undi munsi umwe nari ndi kugenda,
nabwo ngongana n'umuntu turagongana gutya pe, turahura rwose, turagongana nk'uko imodoka igongana n'indi, ibizuru bigakubitana, nanjye twaragonganye wese nkaho turi guhoberana. Ubwo yagaruye ubwenge ari uko abonye ko yagonganye n'umuntu utabona, isoni zaramwishe, cyakora numva aratururutse arirukanka birandenga, ariko ndakomeza. Ariko kubera ko nzi ko ibyo ngibyo ari bibaho, ntabyakiriye sinabitindaho. Ubwo rero ibi mbivugiye yuko kuba wabona umuntu utabona agonze inkingi, kuba wabona umuntu utabona akandagiye mu kiziba, ntibikagutangaze kuko ni ibisanzwe, ni accident, urumva ntanabona nyine, ni na ngombwa. Ahubwo byanagutangaza ubonye ya nkingi atayigonze, nicyo kiba kinakwiriye kuba cyagutangaza kuruta uko watangazwa no kuba ubonye ahubwo ayigonze. Accident rero zirasanzwe, ibibazo ni ibibazo, abantu bafite ibibazo byinshi bibaremereye, ibyo byose ni ibibazo duhura nabyo, ariko kandi Imana yaduhaye ubushobozi bwo kuba twabikemura binyuze mu bushobozi yagiye iha imbaraga zacu, ingingo zigize imibiri. Rero reka ne kuvuga byinshi, iki kiganiro mbe nkigarukirije aha, ariko ingingo nyamukuru niyo kuvuga ngo tinyuka wegere umuntu utabona, umuganirize, umufashe, muganire, ikiganiro muzagirana nawe bigufashe, imyumvire ihinduke. Kandi nkiraho nanone mu gusoza, ni uko aho kubona umuntu utabona agiye kugwa mu cyobo ugatakira hakurya ngo ye baba we agiye kugwa mu cyobo, ngo mbese ngo kiriya giti ntari bukigonge, ngo none se ngo ririya gare ko rihagaze mu nzira ngo ntari burigweho, ibyo ntacyo byamumarira. Ahubwo icyaba cyiza ni ukumwegera, cyangwa se n'ubwo wavuga ijwi riranguruye ukavuga uti itonde aho ngaho imbere hari iki n'iki, itonde utagongana nacyo cyangwa se utakigwaho, akabyumva, agakora attention hakiri kare, akamenya niba ari bunyure iburyo cyangwa ari bunyure ibumoso bwacyo, aho gutaka gusa uvugira kure wenda uti bigiye kugenda gutya na gutya na gutya, kandi ufite n'ubushobozi bwo kumubwira uti itonde aho ngaho imbere hari igare, itonde, genda buhoro, nyura iburyo, nyura ibumoso. Ibyo nibyo byamufasha, byamugirira akamaro kuruta uko wabivuga gutyo gusa nk'utabaza nk'ufite izo mpungenge, ariko utabivuga mu buryo buri bumufashe kumenya icyo ari bukore. Rero izi ni inyigisho zagira akamaro ko ari we wese wabyumva, kuko benshi bajya bagira bene izo mpungenge, ntibiyumvishe neza mu buryo bwihuse icyo bakora igihe bahuye n'umuntu utabona gutyo. Hari n'ibibazo byinshi bajya bakunda kwibaza, akibaza ngo mbese umuntu utabona ngo ni gute yamenya umugore bazabana? Ese umuntu utabona ni gute yamenya umukobwa mwiza niba ari nk'umusore? Ni ibibazo kenshi abantu bagiye bibaza, nanjye ubwanjye bagiye babimbaza, ariko ubwiza burya buri wese amenya agira uburyo bwe ashima, n'undi akagira uburyo bwe. Ntabwo abantu bose bashima kimwe. Wowe ibyo wita byiza njye hari ubwo byaba atari byiza, cyangwa se ibyo nita byiza kuko wowe bikaba atari byiza, wumva ari bibi. Ariko kurambagiza buri wese burya aba afite uburyo bwe arambagiza, kuko ni ibibazo byinshi baba bibaza, kubaza ati se buriya utabona uzabasha guhura n'umukobwa umuterete, umuganirize, agukunde, umukunde, umurongore, umugire umugore, nawe akugira umugabo? Icyo kintu bakakibazaho cyane, bagashaka kubihuza n'ubuzima bwo kutabona. Ariko bene ibyo bintu burya nta sano rinini cyane bifitanye, kuko gukunda ni ibintu bibera mu mubiri, kandi n'inshingano zindi ziba zireba umuntu nazo ni ikindi kintu. Kuko uburyo umuntu ashima, ushobora guhura n'umuntu mukaganira utagize ikindi kintu na kimwe ugenderaho, uburyo muganiriye, uburyo wumvise imyumvire n'imitekerereze ye, ukumva urabishimye, biguteye kumukunda, utagize ikindi kintu na kimwe witaho. Ushobora kwita rero, abantu bita kuri byinshi, ushobora kwita ko wa muntu ari umunyamashuri menshi, ushobora kwita ko wa muntu afite ubukungu cyangwa se afite amafaranga, ushobora kwita ko wa muntu ari umuntu ufite umutima mwiza, wumva ari umuntu ukwitayeho, tout simplement nta kindi kintu ugendeyeho. Rero ibijyanye n'uburebure byo, ibijyanye n'igihagararo, ibyo bita physical appearance,
byo ni ibintu buri wese afite umwihariko we. Umuntu utabona abasha kumenya ngo uyu musore cyangwa uyu mukobwa ni mugufi, ni muremure, arananutse, arabyibushye. Ibyo byo ni ibintu byoroshye kuba yabyimenyera. Uretse kuba atamenya ngo uyu muntu arirabura cyangwa asa n'inzobe, ariko ibindi byo yabasha kubyimenyera. Niba umuntu akunda umuntu ubyibushye, niba umuntu akunda unanutse, niba umuntu akunda umuremure, ibi yabasha kubyimenyera. Ibisigaye rero nyamukuru ni ukumenya ngo uyu muntu afite imyifatire imeze gute. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ese ni umuntu twabasha kubakana urugo, rukaba urugo ruhwitse, rukaba urugo rutubereye twembi. Ibyo bindi byo ni ibintu byoroshye kandi ku muntu ushaka kurambagiza neza muri iki gihe adakwiye no gutindaho, cyane cyane ko ingo zisenyuka cyane muri iyi minsi. Icyo wagenderaho uganishira mu bijyanye n'imimerere y'umuntu, uko agaragara, aho ho hari ubwo usanga wibeshya, nubwo nabyo biba ari ngombwa rimwe na rimwe, ariko igikenewe kugira ngo umuntu agire urugo rurambye. Iki ni ikiganiro kinini nshaka ko tuzabaganiraho mu minsi iri imbere, tukabisesengura tukamenya uburyo umuntu akwiriye kuba arambagiza, uburyo umuntu akwiriye kugenderaho mu gihe arambagiza, kugira ngo agire urugo rwiza, rushyitse, ruhwitse kandi rumubereye. Ariko ibyo ni ibibazo wasobanukirwa neza uramutse wegereye umuntu utabona, mukaganira, ukamenya tekinike akoresha, ukamenya ibyo agenderaho, ukamenya uburyo asobanukirwa no gutandukanya abantu, kugira ngo amenye uwo ashima, uwo adashima, uwo ahitamo n'uwo adahitamo. Rero icyo kiganiro kamenye isubikiye aha. Mbashimiye yuko muba mwakomeje kuntega amatwi, kandi nkomeza kubaha ikaze kuri uru rubuga rwacu tuzajya duhuriraho kenshi. Ibi biganiro bizajya bikomeza kuza, kandi mbasaba ko mwakomeza no kumva ibitekerezo kugira ngo ndusheho kumva ko turi kumwe, no kumva ko mfite abantu banteye ingabo mu bitugu. Ngushishikariza gukanda kuri subscribe niba bigushimishije, ugakanda no kuri like, ndetse byaba bigushimishije uganasharinga n'inshuti zawe zose, kugira ngo ibyo tuvuga aha ngaha niba wumva ari cyo byakugirira akamaro, ako kamaro bikagire n'abandi bakuzengurutse. Rero ibiganiro byacu ni ibiganiro bizajya biza mu buryo bugiye bukurikiranye, kandi mbasaba yuko mwakomeza kumpa ibitekerezo byatuma nanjye ndushaho kunoza uyu murimo, tukaganira ibidufitiye akamaro, bityo isi yacu twayigira nziza kuruta uko twayisanze. Ndabashimiye rero, mukomeze kumba hafi, nanjye mbabe hafi. Ibitekerezo byanjye, twongeye ibitekerezo byanyu birushaho kutubyarira umusaruro. Murakoze. Ciao ciao, Imana ibarinde, naho ubutaha. abera batashye umugoma atsinzwe, nibwo tuzashinga igorora, dusubize agatima irembero. Iyo niyo nkuru nziza nari ngufitiye.